Gasaro TV. Abakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho muherereye mu mpande zose z'isi, mbasuhuza cyane abari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora. Ndabakunda cyane nkuko namwe munyereka urukundo. Nkuko rero nababwiye ko uyu munsi ku isaha ya 3 ari bwo wihoreye Jean Bosco benshi bazi nka Ndimbati yagejejwe imbere y'inteko iburanisha mu rubanza ndetse rwitabiriwe n'abantu benshi, hari higanjemo inshuti ze nabo bakinana muri Papa Sava bari baje kumva imigendekere y'urubanza. Rero mu bitabiriye iri buranishwa rya Ndimbati harimo abazwi bakinana muri filme nka Niyitegeka Gracier, Samusure n'abandi benshi mu rubanza, ariko kandi hari n'umugore wa Ndimbati nawe yaje kureba uko urubanza rugenda. Hanyuma rero hari impamvu umushinjacyaha yakomeje agaragaza ko bashingiraho ku buryo icyaha cyakozwe, ubuhamya bw'uwagikorewe ari bwo bwagendeweho ndetse n'abatangabuhamya n'ibyangombwa byavuye mu iperereza ryakozwe. Hanyuma rero yavuze ko bombi bamenyaniye mu gipangu uyu mwana w'umukobwa yakoragamo ndetse akazi ko mu rugo, ahari yacumbitse umusore witwa Valence usanzwe atunganya amashusho ya filime zitandukanye. Ndetse nyuma umushinjacyaha yagaragaje ko uwakorewe icyaha avuga ko yasabye Ndimbati ko yamwinjiza mu mwuga wa sinema nk'uko uno mukobwa yagiye akomeza avuga mu makuru yagiye atanga. Hanyuma rero dukomeje, umushinjacyaha icyo yagaragaje nk'ikimenyetso gikomeye ni ifishi uyu mukobwa yafashe akiri umwana, zigaragaza ko yavutse tariki ya 7 Kamena mwaka w'ibihumbi 2002, bityo ko igihe bahuriye umwana yaratarageza imyaka y'ubukure. Ndetse Ndimbati yakomeje avuga ko yagambaniwe. Nkuko nabibabwiye, Ndimbati yemeye abana kandi koko nta munsi uno mugabo yigize abahakana. Hanyuma ariko impungenge uyu mugabo yavuze cyangwa se Ndimbati yavuze, yagaragaje ko uyu mukobwa yagiye mu itangazamakuru nyuma yo gushukwa n'umunyamakuru ndetse ngamwizeza ko inkuru ye nijya hanze azabona abaterankunga hanyuma bakamufasha. Ndetse Ndimbati yakomeje avuga ko atumva ukuntu icyitwa ifishi ishingirwaho n'ubushinjacyaha bukavuga ko ariyo igaragaza igihe uyu mukobwa yavukiye iriho, intara, akarere, umurenge n'akagari, nyamara mu bihumbi 2002 ubwo yavukaga bitarabagaho. Ikindi Ndimbati yagaragarije urukiko nuko ifishi yo kwa muganga igaragaza ko ubwo uyu mukobwa yari amaze kubyara abana be yabandikishije ku wundi mugabo ndetse amazina ye akaba yitwa Kwizera Jean Claude. Hanyuma rero hano benshi bakomeje kwibaza byinshi bigiye bitandukanye, bibaza ate se k'uyu mukobwa koko yari yabyaranye n'uyu mugabo Ndimbati no kubera iki yagerageje kuba yafata amazina y'abana be, cyane ko aba bana Ndimbati yabemeraga akaba yamandikisha ku wundi mugabo. Benshi baribaza ese birashoboka ko mbere Ndimbati atemeraga aba bana bikaba byatuma uyu mukobwa ajya kuba yakandikisha aba bana mu irangamimerere yifashishije uwundi mugabo. Ndetse ariko nanone tukibaze si biko byatangajwe n'uyu mugabo Ndimbati akagaragaza ko nawe ari ikibazo yibajije impamvu no mukobwa yahisemo kwandikisha abana be ku wundi mugabo ari we witwa Kwizera Jean Claude. Ndetse ahangaha benshi baraza kwibazaho ikibazo. Ndetse aha yagaragaje ko nta kintu na kimwe kigaragaza itariki nyayo uyu mukobwa yavukiyeho, kuko ni wabo ku murenge bagaragaje ko batazi neza itariki yavukiye. Bavuze ko icyangombwa cyari guca izi mpaka ari acte de naissance itangwa n'inzego zibifitiye ububasha, bityo ahamya ko kuba idahari ari ikimenyetso cy'uko iby'ubushinjacyaha buvuga atari byo. Ndetse bagaragaje kandi ko bafite icyemezo cy'amavuko kigaragaza ko abana bavutse ku tariki ya 3 Nzeri umwaka wa 2020. Bereka urukiko ko bagenekereje
amatariki Ndimbati yavuze ko baryamaniye ariyo ya nyayo kuruta ayo uyu mukobwa yavuze. Ikindi bagaragaje nk'urujijo ni ukuntu Uwareze yandikishije abana ku wundi mugabo ndetse anabishyira ku mazina atandukanye n'ayo yajyanye mu rubanza ajya kurega uyu mugabo Ndimbati. Ndetse nyuma yo kwerekana ko umukiriya wabo akeneye kurekurwa agakomeza kwita ku bana ndetse n'umuryango we kuko bigaragara ko atatoroka, abamwunganira mu mategeko basabye urukiko ko bibaye ngombwa rwanareba ku bishingizi bemeye kwishingira Ndimbati. Muri aba bishingizi rero umugore wa Ndimbati ndetse n'inshuti ze urukiko rwasabye ko bashyirwa mu ikoranabuhanga kugira ngo bigweho neza. Hanyuma nyuma yo kumva impande zombi urukiko rwanzuye ko isomwa ry'uru rubanza rizaba ku itariki ya 28 Werurwe. Hanyuma rero ahangaha murakomeza mubona bari bitabiriye uru rubanza rwagaragayemo umubare mwinshi w'abakinana na Ndimbati muri Papa Sava, ndetse navuga ngo ni umuco mwiza wo kuba bajya gushyigikira cyangwa se bajya kuba bakumva uko urubanza rwari kugenda, cyane ko yari umuvandimwe, yari inshuti, ndetse bamwe muri bo yari n'umubyeyi. Hakurikiyeho rero Kalisa Ernest nk'uko mubona uzwi nka Samusure, nawe ari mu bakurikiranye uru rubanza. Ndetse nongeyeho gatoya umugore we yagaragaje ko yabera umwishingizi umugabo we, ati rwose umugabo wanjye mumurekuye akaba yaburana ari hanze ntago yatoroka, njyewe nzabe nk'umwishingizi we. Hanyuma rero benshi baraza kwibaza iki kintu, ati ni ukubera iki uyu mukobwa yagerageje kuba yakandika aho andi mazina aba bana beza rwose b'impanga, mu gihe uyu mubyeyi cyangwa se mu gihe Ndimbati aba bana koko yabemeraga. Ndetse Ndimbati yakomeje avuga ati nubwo yemeye gufasha aba bana, Ndimbati yabwiye urukiko ko akimara kubona iyi fishi yo kwa muganga yatangiye kwibaza ikiyihishe inyuma. Ndetse Bayisabe Irene uri mu banyamategeko batatu bunganiraga Ndimbati yagaragarije urukiko ko umukiriya wabo akwiye kurekurwa, cyane ko iyi myirondoro iteje urujijo. Ndetse benshi nzi neza ko muri buze kwibaza iki kibazo. Nakomeje mbona benshi bavuga ati se niba iyi saha Ndimbati yaraguze uyu mukobwa, ati urumva yari indaya, ibyo ngibyo byo ntago tubizi, turi kugendera ku makuru nyirubwite Ndimbati yitangiye. Ariko nongera mvuga ngo yaba ari indaya, yaba yaricuruzaga ku muhanda nk'uko koko Ndimbati abivuga, ariko nanone nimba ari umumineri cyangwa se yari umumineri, n'ubundi amategeko n'ubundi yareba uyu mugabo. Ariko nanone nongera kwibaza iki kibazo, nzi neza ko na benshi bari buze kukibaza, ate se niba Ndimbati yaremeraga abana, no kubera iki aba bana batigeze bandikwa kuri uyu mugabo, cyane ko ndetse nawe nk'uko akomeza asobanura yakomeje abyivugira avuga ko aba bana yagerageje no kuba yabafata bakaba iwe. Hanyuma uyu mugore tuganira yatubwiye ko impamvu yagerageje gukura abana kwa Ndimbati ari uko yajyaga kubasura ntibyishimirwe yuko yabonana n'abana be, ahitamo kuba yavuga ngo reka abana banjye mbakureyo mbagarure mbane nabo mbe nabarira. Ndetse uyu mugabo cyangwa se uyu mubyeyi Ndimbati nawe akomeza avuga ngo naragambaniwe kuko njyewe nemeraga abana, ndetse uyu mukobwa nshyirahamananiza yuko ngomba no kumushakira umukozi ubizobereyemo kurera abana, ndetse nkamwishyurira n'inzu y'ibihumbi 300, kandi numva ibyo byose ntabishobora, n'izo 5,000,000 ntazibona. Hanyuma turaza kwibaza, ese nimba koko uyu mukobwa Ndimbati yaramufashaga, ayo mafaranga yamwakaga 5,000,000 zarize iki? Hanyuma twongera kwibaza, ese koko Ndimbati aravuga uti naragambaniwe, ese niba koko Ndimbati yaratswe aya mafaranga 2,000,000 nk'uko abivuga, ati nge natswe amafaranga 2,000,000 kugira ngo ikiganiro cyanjye kibe kitajya ahagaragara nko mu buryo bwo kumukavaringa, ese izi 2,000,000 koko yarazatswe, ese zo zaba zarize iki? Ibyo rero navuga ngo ntago ari akazi kacu, ahubwo akazi navuga yuko ari ako butabera, ndetse nzi neza ko butarenganya.
rero reka mvuge ngo nta kundi bijya bigenda, ukuri kuratsinda. Kandi koko nimba uyu mukobwa ari mukuri, nizeye ko twebwe nk'abana b'abantu hari ibyo twarebesha amaso twamujajinga cyangwa se tukaba twajajinga na Ndimbati, ariko hejuru y'ibi ngibi, hejuru ya Ndimbati cyangwa se na hejuru ya Firdausi, tuzi neza ko hari Imana isumba byose, kandi Imana ni nyakuri. Ukuri kuratsinda kandi tuzi neza ko Imana izagaragaza ukuri, byanga byakunda ukuri kuzagaragara, ndetse uru rubanza rukaba ruzasomwa ku itariki ya 28 z'uku kwezi turimo, akaba aribwo isomwa ry'urubanza rizaba muri uyu mwaka. Reka mbabwire ngo rero ni byiza cyane ko burya niba umugabo yagera mu bibazo, ndetse bamwe mu nshuti ze cyangwa se n'umufasha we akavuga uti nubwo umugabo wanjye ari mu byago ariko nemeye kumujya inyuma, ngomba kumujya inyuma mu byago arimo, ndetse nkaba namubera nk'umwishingizi. Ni ukuri reka mvuge ngo ni byiza cyane, ndetse ni n'ishimwe rikomeye kuri uyu mudamu wa Ndimbati n'abakinnyi bakina no muri Papa Sava batigeze bamutererana. Njyewe rero twari turi kumwe muri iyi nkuru, ni Sandra nk'ibisanzwe, ndetse mvuga ngo Imana hejuru y'ibibazo, hejuru y'ibiturenga, hejuru y'ibitunaniza, hari Imana isumba byose. Reka tuvuge ngo ukuri kuratsinda. Ciao, naho ubutaha. Gasaro TV.